Ubuyobozi bw'akarere ka Burera bwatangaje ko bwateye muri yombi abanyeshuri 7 bakurikiranyweho ibyaha byo gukubita abarimu babo bambaye 10. Uratwereka turebe ko utomboye nimero ya 10 urajya ufata inoti ya 5 mu gihe umaze gutsinda ikibazo wabajijwe. Ngo niki kizamuka ariko nikimanuka. Kumva ari nka essence we. Nka essence izamuka nimanuka. Yo, what's up people? To a page on a comedy motivator promoter, SS Lighter, director, Mr. Awesome Boy, a man of respect, esteem, tolerance, patience, is a product extravaganza. He live like man, not like a monster. Bombo Clatina de bodies. Ladies and gentlemen, anga to kiganiro cyacu cya Home News TV. Mu kiganiro cya The Question. Angaha tuba tubafitiye challenge nyina aho abantu twatumiye tuba dufite ibihembo bigiye bitandukanye aho tubabaza afata utuparo tubitsanga tw'umurimo murareba ngaha udufata ukakubura abantu twatumiye ukakubura wareba nimero iriho niyo itubazwa ikibazo wagitsinda neza ukayitufata ukayitufata amafaranga gusa n'ubundi papa si we hari abari igihembo nyamukuru bose bataba baza barimo barahatanira tukibahereza tugendeye ku mpano zabo cyangwa se kubyo ku cyifuzo cyabo batumirwa muno munsi no nabanga meze mute tumeze neza nta kibazo umeze ute meze neza akwitande yo nihereyeho ngewe amazina yanjye nitwa Jovan Byiringiro. we bakwita amazina yanjye ni Kambanda Teta murasa neza musanga abantu mwaje mwiteguye gutsindira n'amafaranga n'ikindi gihembo nyamukuru ase undi mugiye sinze muri kumva igihembo nyamukuru cyaba ari nk'iki awamenye urifuza ko bagwa nk'iki icyifuzo cyawe kiyaba igihembo nyamukuru nyine waje wumva ushaka nka rekoda urashaka rekoda yo kugira rekodingisha ubwo urumva ubwo urimo urasaba rekoda usa nk'umuntu n'ubundi ushaka kugira rekodinga twihuse se urumva wagira rekodinga iki urakoze cyane impamvu narembuze na rekoda ubundi mu buzima busanzwe nyine nkunda ibintu by'itangazamakuru nubwo ntaraba umunyamakuru w'umunyamwuga ariko ndi umunyamakuru mfite bimwe nakoze impamvu rero narembuze rekoda nuko ariyo challenge njya mpura nayo mu kazi kanjye. Inzozi zawe ni ukubiki? Ni ukuba umunyamakuru ukomeye kuza umunyamakuru Kambanda arongera ngo sinzeze bite inzozi zawe urumva ushaka kuzaba iki mu bijyanye urabona imirimo hano hanze ni myinshi urumva ushaka kuzakora iki muri uruganda ruhari rwa media rwagutse uko bimeze rero byanjye mbonye nka opportunity nkabona ubwo bushobozi nyine bwo kugira icyo nakora nifuzaga nyine kuzakora ibintu bijyanye n'amapodcast njya mubibona ko abantu benshi muri iyi minsi ari byo bari gukora cyane buriya nanjye nabonye ko nakisangamo bivuze ko bijyanye nabwo n'ubunyamakuru nyine n'ibyo nkurikirana nanjye urumva nawe n'ubundi biraganisha ko byiyunguye n'ubundi nawe ni ibintu bijyanye n'itangazamakuru ubwo nawe usabye urimo wasaba rekoda yo kujya ukoresha rekodinga nyine Giovanni batubwiye ko uri umunyamakuru wabivuze ariko wagize ngo ntago nabyitayeho sibyo niba nakugoye wadukorera akegeranyo gatoya k'inkuru watubwiye ko ukora inkuru wadukorera akegeranyo gatoya k'inkuru nyine cyangwa ka documentaire k'ikiganiro runaka gatoya gato nk'umunyamakuru nyine undi ari umuntu uvuga ngo ubunyamakuru ni mu maraso umuntu yaba gutunguye yaba urihe n'ubundi ufite ikintu bukizi ahantu hose abikubwiriye nanjye imagine ko ndagutunguye ntabwo twe twateguye ko ijajare nk'umunyamakuru ukadukorera. Okay, akoze cyane ikintu ngira ngo mbanze vuga n'ubundi habaho uburyo bwinshi bwo gutangaza amakuru hari ayatangazwa mu buryo bw'inyandiko mu buryo bwo kuripotinga ukajya nk'ahantu habereye ikintu runaka ukaripotinga inkuru habaho gupresentinga amakuru ukareba amakuru yanditse yavuga kuri radio cyangwa se television bisanzwe ariko ngiye ikintu numva nisangamo cyane nakunda no kuripotinga nk'inkuru y'ibintu byabereye ahantu runaka so kuri cyo warunsabye rero cyo kuba nizaho nk'akantu gato okay aka kanya wenda biragoranye ariko ntacyo nagerageza hangane nk'umunyamakuru kagerageza Ubuyobozi bw'akarere ka Burera bwatangaje ko bwateye muri yombi abanyeshuri 7 bakurikiranyweho ibyaha byo gukubita abarimu babo
ngo ni nyuma y'uko hari hasohotse itangazo rivuga yuko nta mwarimu, umubyeyi cyangwa undi muntu wese wemerewe guhohotera umwana amukubita mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka, harimo nko kumukurura amatwi, kumukubita inkonji ndetse no kumukubita inkoni. Byiringiro Giovanni mu karere ka Burera. Mfasha tumuhashi abonye ko na Kambanda byamurenze. Giovanni nawe Kambanda, twihuse rero katugaruka hano kuri challenge yacu ya the question nababwiye ko hanga ko nibimeze ahangaha tuba tubafitiye udupapuro tumwe tumubona twubitse, si tuzi ngo yari biki gusa wanditseho imibare, sibyo? Wowe ufata gutya agapapuro ukakubura ukakazamura, kambaye wenda nk'urugero ufata kano gapapuro kubitse ukakazamura ukareba umubare uriho, sibyo? Wenda tuvuga usanzeho 2 cyangwa kangahe, umubare usanze wowe wanditseho. Nicyo kibazo mu bibazo byose biba byateguwe na profeseri ubu hari utaraza ahita kubazwa. Niba uhisemo 4 ubwo ngubwo rero tubazwa na profeseri ikibazo cya 4. Tumvikana? Muri ready? Witeguye gutsindira zino note? Niba twihuse rero reka twakire profeseri muri studio. Professor umeze ute? Amahoro. Umeze neza? Umeze neza cyane. Professor, ahangaha bone twagutumiye turi kugira ngo utunyere mu makeya ibibazo wazanye. Aba batumirwa bari ahangaha babigirira ubwoba, bitegure kujye ko ngereka inshaka bya bibazo biri tafu kuko n'igihembo kiranga kiri tafu kirakomeye nacyo. Yego. Ni igihembo nyine gifatika cya kindi umuntu ushaka kumuhereza ukaba umuhereje nka fondation y'ubuzima bwe. Nshaka igihembo kuko igihembo cyari kinini. Nshaka ko n'ibibazo biba biri tafu. Ibibazo bihari biraba bisaba gutekereza cyane. Ibibazo nyine byabasaba gufata umwanya barimo barabitekerezaho cyane ibyo bibazo byoroshye. Ibibazo bihari sinavuga ngo ni ibibazo biri tafu, sinanavuga ko ari ibibazo byoroheje. Ni ibibazo biri aho ngaho hagati aho ngaho. Ariko ikibazo bari kibazo n'ikizamini ni ikizamini cyane. Buriya rimwe na rimwe bashobora no kukubaza izina ryawe babyise ikizamini ugasanga urariyobewe. Ariko yaba atari mu kizamini ukabisubiza mu buryo bworoshye. Ibibazo nateguye rero ni ibibazo bidakomeye kandi nta nubwo binoroshye. Yego. Barabyumva ubwo ngubwo nta mpamvu yo kugira ubwoba. Nta mpamvu y'ubwoba kabisa. Aba bose se sibiza. Ari utarize muri mwebwe. Nago ni ibibazo ajya kukubaza nagere ibyo bibazo bisaba kuba warice ngo mwishe kuba ufite nyine utekereza byo mu buzima busanzwe. Sibyo professor? Ni ibibazo biri aho ngaho byo mu buzima busanzwe bigusaba IQ yo hejuru yo gusubiza mu buryo bwihuse. Atari byane byo kujya mu ikayi cyangwa muri modire ngo ujye kuborokora. Ibyo bibazo bigusaba gusubiza direct byabindi kera bakunze kuvuga mu bintu by'imibare ngo ni calcul mental. Nta bibazo by'imibare birimo, ni ibyo mu buzima busanzwe. Aho tuba ku mashuri, mu rugo, ahantu hose ibyo bibazo bikoraho. Yego. Professor wabana se ubu ngubu bakwibwira uyu nguyu mwita Giovanni ni umunyamakuru avuga neza nka Ndahiro Valence papa. Ushobora kuba wamwumvishaho kare. Yego. Uyu nguyu bamwita Kambanda, nawe nabonye asa nk'umwana ufite ubwenge, afite inzozi zo kuzaba umuntu ukora mu bintu bya podcast. Yego. Urumva n'abana n'ubu bafite intumbero, bafite ubwenge pe. Twihuse rero twatangira challenge yacu the question. Barahura neza n'ibibazo nateguye. Wagira ngo namenye abari buze muri iki kiganiro. Ibibazo nateguye uko ari 10 bihura neza n'ubuzima mumbwiye bw'aba n'ubundi urumva ajya twe twabanje kubanza bajya kuza babanze kubacagura. Yego. Tubatandukanye. Yego. Twihuse rero challenge yacu yatangira the question. Professor, siri ready se abana se ready. Murakoze cyane kunyakira kuri Home News TV. Nkuko bisanzwe nge nitwa Newsman. Ninjuje muri iki kiganiro kubabaza ibibazo nkuko nabibabwiye. Ni ibibazo bisanzwe byo mu buzima busanzwe, nta gikomeye, ariko nta nubwo ari byo guca amazi cyangwa ngo ubone ko ari ntacyo bivuze. Ni ibibazo ugomba guha agaciro. Icyo usabwa gusa no gusubiza utekereje mu gihe gito, kuko ujya utanga undi gusubiza niwe uraba utsindiye icyo gihe. Mu cyangwa inote za 5 nabonye hariya urajya ufata inote ya 5 mu gihe umaze gutsinda ikibazo wabajijwe. Murakoze cyane rero, ndumva nimba muri tayari, nimba muri ready, twatangira challenge uyu munsi. Hano hari igiceri cyacu icyo tugiye gukoresha. Tugiye kubanza umuntu uri bubanze kubazwa ni umuntu uri butombora igipfunsi kiraba kirimo igiceri.
igiceri ngiki tugiye kugishyira mu gipfunsi, uri butombore igipfunsi kirimo igiceri niwe ubanza kubaza ikibazo cya mbere. Twagiye. Ndabona muri gucungacunga y'igiceri kiri, dore ngiki, dore ngiki, uratora ukuhe, kurikira. Swati. Ubwo bivuze ko tujya gutangirana na Giovanni ku kibazo cya mbere. Ibibazo birateguye hano rero, ibibazo birahari. Ugiye gutangira nk'uko amabwiriza ameze y'umukino, ugiye gutangira utora agapapuro aho ngaho, nimero y'ikibazo irahura na nimero iri ku gapapuro. Ni karibu rero. Urakoze cyane. Uraza kudusomera umubare uri kwa ako gapapuro, unatwereke turebe ko ariwo koko. Ikibazo cya mbere. Umubare hariho rimwe. Hariho umubare rimwe. Okay, ikibazo cya mbere. Uri tayari gusubiza ikibazo cya mbere? Yego, nditeguye. Okay, uriteguye. Ikibazo cya mbere kiragira giti. Niki kigira amenyo ariko ntikirye? Niki kigira amenyo menshi ariko ntikirye? Ndumva yaba ari nk'imashini yogosha. Imashini yogosha. Imashini yogosha se buriya ntabwo irya umusatsira. Reka dukomezanye noneho na mugenzi wawe. Kambanda, umeze neza? Witeguye gutsindira izi note ubona? cyane. N'igihe munyamukuru batakubwiye? Cyane. Uri tayari? Nawe noneho watora agapapuro muri utwo twose, noneho ukatubwira nimero ihari watomboye, tukakubaza ikibazo kijyana na nimero watomboye. Watomboye nimero ya 5. Nimero ya 5 watwereka tukareba 5. Uri tayari ikibazo cya 5? Tayari ikibazo cya 5. Ikibazo cya 5 rero mu bibazo twateguye kiragira kiti ni iki cyandikwa ariko ntigisoma? Cyandikwa n'igisoma. Ni iki cyandikwa ariko ntigisoma? Tayari. 10 seconds kugusubiza icyo kibazo. Amasegonda ni 10 basubiza ni iki cyandikwa ariko ntigisoma? Akadomo wenda. Akadomo? Arasubije ati akadomo. Ese mwebwe abadukurikiye kuri Home News TV bakurikiye the question, muremeranya rakambanda ko akadomo kandi kanugasoma? Akadomo mu Kinyarwanda twiga twebwe twabonye yuko bakita kabago. Ndatekereza bugasoma. Urumva wagitsinze? Sorry. Uraza gutsinda ibindi bikurikira. Nibazo ni 10, mwibazo 10 ntabwo waburamo ibibazo 9 wasubizamo. Ibyiringira Giovanni, ndabona icyizere cyose. Yego. Witeguye gutsinda Kambanda? Igihe munyamukuru gagitwara? Nditeguye rwose. Okay, try your best. Ndongeye misemo nimero 1. Wongeye utombora ikibazo cya mbere? Yego. Ubu se wakimenyera nibura ngo ayo mahirwe n'ubundi yagumanye? Cyabazaga ngo uracyakibuka se? Ndacyakibuka. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni iki kigira amenyo menshi ariko ntikirye? Urumva na mahirwe abadukurikiye murumva atari amahirwe menshi agize yo kongera gusubiramo ikibazo. Ni nka assessment mu buryo bw'imyigire abantu bigisha cyangwa nabiga, agiye gusubiramo ikibazo yari yakoze bwa mbere. Nta mahirwe menshi afite Giovanni. Nizere ko Giovanni iki kibazo none ugiye kugisubiza. Amahirwe na yawe. Ikintu kigira amenyo menshi ariko ntikirye. Asubiza amasegonda ni 10. Amasegonda 10 yarangiye utasubije. Kubera ko iki kibazo cya mbere rero agitomboye inshuro ya kabiri, mugiye kumfasha abantu umunyamakuru kuri Home News TV, mugiye kunyemerera ikibazo tugikure mu irushanwa, hasigaremo ibindi bibazo. Ubwo ngubwo nyine amahirwe inoti zari zirura n'ibibazo. Ubwo ndatekereza hari inoti imwe wenda umunyamakuru muri buze nanjye kumpa, wenda nanjye ngajya kugura akantu. Ubwo na amahirwe kuri ngewe.
twakomeza rero iki kibazo tukakikura mu irushanwa. Twakomeza none na Kambanda, nawe niyongera gutombora cya kibazo yatomboye nuko biri bugende. Kambanda tomboye ikibazo cya kangahe? Cya karindwi. Ikibazo cya karindwi, twereke ture kari karindwi. Okay, nkuko mubibona Kambanda tomboye ikibazo cya karindwi, agiye gusubiza ikibazo cya karindwi kivuga kiti umuntu acyumve neza. Kambanda ucyumve neza iki kibazo, ntabwo kiri tafu ariko bisaba kucyumva neza, kuko gusubiza ikibazo kuba wacyumvise neza ni amahirwe yo kugisubiza. Ikibazo cya karindwi kiragira kiti umuntu afite imyaka 30. Ucyumve neza, umuntu afite imyaka 30 ariko yizihije isabukuru y'amavuko inshuro 7 gusa. Umuntu afite imyaka 30 ariko yizihije isabukuru y'amavuko inshuro 7 gusa. Dusobanurire ibyo bintu bishoboka bite? Imyaka 30 umuntu afite imyaka 30 ariko yizihije isabukuru y'amavuko inshuro 7 gusa. Ibyo bintu bishoboka bite? inshuro 7 katubari sibyo. Amasegonda ni 10. Yijije agira imyaka 5, agira imyaka 10, imyaka 15, imyaka 20, 25, 30. Amasegonda 10 yarangiye. Sorry, ibibazo biroroshye, abadukurikiye murabona ko ibibazo byoroshye, ariko kubera ko abatumirwa bacu batari gukoresha IQ, batari gutekereza mu buryo bwihuse, ibibazo biri kubakomerera. Ariko ndabasaba kugira ngo mutekereze ibyo hejuru, mushyiremo ubwenge vuba mu masegonda 10 umaze gusubiza ikibazo. Twakomeza noneho. Okay. Nomboye 10. Uratwereka turebe ko utomboye nimero ya 10. Okay, ikibazo cya nimero ya 10. Ikibazo cya nimero ya 10. Arakoze cyane Giovanni. Ikibazo cya nimero ya 10 ni igisakuzo. Igisakuzo mu Kinyarwanda, ibisakuzo turabizi, tuzi ko kera byakorwaga. Igisakuzo cyacu rero kiravuga kiti sakwe Giovanni. Soma. Ndi ikigenda isi yose ariko nikiva mu nguni yacyo. Ndi ikigenda isi yose ariko nikiva mu nguni yacyo. Uba. Ni amasegonda 10. Amasegonda ni 10. abari nk'izuba se. Oya, kashe, ni kashe. Okay. Amashyi menshi kuri Giovanni. Giovanni ikibazo aragitsinze. Igisubizo ni kashe. Ubwo noneho nkuko amabwiriza ameze y'umukino, Giovanni agiye kugumana agapapuro k'akabike, kuko ku gihembo nyamukuru turaza kureba abasubiza ibibazo byinshi nibo batsindira igihembo nyamukuru. Noneho kubijyanye n'ikibazo asubije, agiye gufata inoti imwe ya 5 hariya, ubundi ayibike niye kuko arayitsindiye. Ubundi dukomeze. Kambanda, amafaranga atangiye kugenda. Uriyumva ute? Nawe ugomba gusubiza ibibazo kugira ngo amafaranga aba yawe. Giovanni, inoti ya 5 urayitsindiye. Murakoze cyane. Iyo ni yawe rwose. Twakomeza kuri Kambanda. Nkuko umukino umeze, wakomeza. Uratombora agapapuro, utwereke nimero utomboye, hama tukubaza ikibazo kijyana na nimero y'ikibazo cyawe. Utomboye kangahe? 7. Nubone ngiye gutombora 7, ni nawe yatomboye. Amahirwe menshi kuri Kambanda, kuko ikibazo yari yatomboye cyagiye gusubiramo, ndakeka ubu noneho kitari umutsinde. Ikibazo cya 7 uracyakibuka? Cyangwa nakongera nkakwibutsa? Nakongera nkakwibutsa. Ikibazo cya 4 kiragira ngo umuntu afite imyaka 30 ariko yizihije isabukuru y'amavuko inshuro 7 gusa. Kambanda aradusobanurira mu masegonda 10 ibyo bintu bishoboka biti? Masegonda ni 10. Kambanda, amahirwe na yawe. Masegonda ni 10. Wadusobanurira. Kambanda gerageza. Amasegonda 10 yarangiye.
icyo kibazo kitomboye inshuro ebyiri nk'uko amabwiriza ameze y'umukino turi guhita tugikura mu mukino, ubundi wasanga ari amahirwe yanjye ugasanga inote ebyiri nanjye ndazitsindiye ntawamenya, ariko ntabwo ikibazo cyari gikomeye, abadukurikiye namwe muri kubibona. Reka dukomezanye na Giovanni, amahirwe menshi kuri Giovanni, ongera utombore ikibazo aho ngaho turebe amahirwe niba yawe ko yagusekera. Atubwira utomboye kangahe? Ikibazo cya 9. Watwereka tukareba ko ari 9 koko. Aha, ikibazo cya 9 urumva uri tayari yo kongera gutsindira indi note ya 5 isanga ya 5 n'umufuka wawe? Nditeguye rwose. Ese mu mufuka wawe 5 uracyarimo cyangwa ari bwa butubuzi wasanga yagiye? Aracyarimo. Hari indi note rero ishobora gusanga iyo ngiyo bikaba biganirira aho ngaho. Ikibazo cya 9 kiragira ngo iyo ngiye imbere nacyo ni igisakuzo. Sakwe Giovanni. Soma. Iyo ngiye imbere. Sorry. Iyo ngiye imbere hari igisigara inyuma. Iyo ngiye inyuma hari igisigara inyuma. Ndiki. Iyo ngiye imbere hari igisigara inyuma. Niyo ngiye inyuma hari igisigara imbere. Icyo kintu hari igisigara imbere. Yego. Amasegonda ni 10. Yaba ari nk'igicucu. Igicucu. Igicucu. Amasegonda ni 10. Icyo gisubizo ntago ari cyo. Uraza gusubiza uraza kuduha agapapuro tugasubizemo kugira ngo amahirwe wenda abe arayakambanda kuri icyo kibazo. Ariko kambana ntago yemerewe kongera kureba aka gapapuro. Niyo mpamvu tugasubizamo mu buryo bwacu, mubona abadukurikiye murabona tugasubijemo mu buryo bwacu. Ntabwo yapfa kureba ko ariko yatomboye. Kandi niyo yagatombora amahirwe menshi yabaraye ku gisubizo yatanga gihuye n'ikibazo nawe gatsindira amafaranga. Nayanyu ntabwo ari busubire mu bubiko bwa Home News TV. Kambanda. Amahirwe ni Giovanni kurikira cyangwa ni Kambanda? Ko mbona utari tayari, amafaranga ntabwo yakunze. Oya. Ntabwo udakunda amafaranga. Okay, amahirwe na yawe noneho. Uratubwira ikibazo nimero utomboye? Numbaye nimero ya 4. Nimero ya 4? Nimero ya 4. Ikibazo kiragira ngo ni iki cyandikwa ariko ntigisoma. Badukurikiye namwe mu byumve mugerageze murebe ko namwe bwanyu aho ngaho muri iki gisubizo mwagisubiza, mwanatwandikira muri commentaire igisubizo mukagishyiramo tukareba namwe ko mwari kubisubiza. Nikindi ndaza gusaba umunyamakuru kuri Home News TV aze kudusobanurira uburyo uyu mukino ugenda, abitabiriye umukino ni bantuki, ese bigenda bite? Araza kubidusobanurira mu gusoza uyu mukino kugira ngo namwe mudukurikiye amahirwe yo gutsindira inoti n'igihembo nyamukuru gihari abarayanyu, namwe mugerageze murebe ko mwatsinda. Mukanya cyangwa akakanya duhurire muri commentaire wandike igisubizo cy'iki kibazo urebe ko nawe icyo watekereje ari cyo. Twagiye. Igisubizo ni ikihe? Basubiza amasegonda ni 10 ukagerageza ukareba ko ugitsinda. Ikintu cyandikwa n'igisomwe. Yego, ikintu cyandikwa n'igisomwe. Amasegonda ni 10. Amasegonda ni 10 uragerageza urebe ko umukono. Umukono? Se buri umukono ni gutera icyo gisubizo ni cyara? Yushuwa no umukono? Umukono. Uyu nguyu ngusuhuza uko ngo uraho. Hereza ha umukono. Umukono. Sinyatire se? Okay. Amashyi menshi kuri Kambanda, igisubizo yagitsinze. Ikintu cyandikwa ariko n'igisomwe ni umukono. Sinyatire mu Kinyarwanda ni umukono. Ubwo noneho ugiye kugumana agapapuro kawe kugira ngo tuze kureba uwatsinze ibibazo byinshi aze guhabwa igihembo nyamukuru. Noneho Kambanda, n'inote ya 5 hari yaremerewe kuko wasubije ikibazo cyawe neza. Iyo ngiyo urayitsindiye rwose. Ko mbona itagushimishije wayisubiza hara nta kibazo niba ntacyo bikubwiye. Ngiye nakitwarira rwose. Oya. Okay. Kambanda rero ni nimero ya kangahe?
Nimero ya 9. Nimero ya 9 nanone. Ajya niyo wari watomboye no mu kanya gashize. Yego. Wigeze kwitombora. Ikibazo uracyakibuka. Ndacyakibuka. Uracyakibuka. Iyo ngiye imbere hari igisigara inyuma. Niyo ngiye inyuma hari igisigara imbere. Icyo kintu ni iki? Iyo ngiye imbere hari igisigara inyuma. Niyo ngiye inyuma hari igisigara imbere. Icyo kintu ni iki? Iyo ngiye imbere hari igisigara inyuma. Yego. Najya inyuma akagira igisigara imbere. Icyo kintu ni iki? Amasegonda ni 10. Tayari amasegonda 10 yarangiye. Nkuko amabwiriza y'umukino ameze, abadukurikiye mu kubibona, ikibazo gitomboye inshuro ya kabiri kiva mu mukino. Aratubwira nimero atomboye. Ikibazo cya gatanu. Wigeze utombora ikibazo cya gatanu cyangwa mugenzi wawe nicyo yari yatomboye? Oya nijye wagitomboye. Wagitomboye n'ubundi. Ubwo amahirwe menshi ni kugisubiza, utagisubiza rwa rubanza turi buze gucira Nyamutuku wicaye hariya, ubwo ngubwo turaza kureba ibyo ari byo. Ikibazo uracyakibuka? Oya nakwibutsa. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo niki kizamuka ariko nikimanuka. Nikimanuke. Niki kizamuka ariko nikimanuke. Kizamuka ariko nikimanuke. Segonda ni 10 Kambanda ukagerageza ukatubwira ikintu kizamuka ariko nikimanuke. Segonda ni 10. Segonda ni 10 wagerageza. Segonda ni 10 wagerageza. Gerageza. Abadukurikiye kuri Home News TV twahinduraho gatoya ku mabwiriza y'umukino. Ibibazo byavuye mu mukino byaba byiza tutabagumishije murambi gite, tukaza kubisubiza kugira ngo nawe urebe ko icyo watekereje ari icyo koko. Mukanya turaza dusubize ibi bibazo, noneho urebe niba ibyo wari watekereje ari ibyo. Ibyo byose nari mbibabwiye kugira Kambanda ababitekerezaho amahirwe abaye. Kambanda watubwiye niki kizamuka nikimanuka? Ikintu kizamuka ariko nikimanuke. Kumva ari nka essence we. Nka essence izamuka nimanuke. Essence irazamuka, sinzi nibigira amaguru, ariko essence ntabwo izamuka nta nubwo imanuka. Yego. Ni imyaka y'umuntu. Imyaka yawe irazamuka ariko ntabwo yigera imanuka. Nawe reba, urebe neza ko icyo wari watekereje ari cyo gisubizo cya nyacyo. Ijyanye. Tomboye 2. Tomboye 2 watwereka ko ari 2 koko. Okay, ni 2. Ikibazo cya 2 hano kiragira kiti. Ikibazo cya 2 kiroroshye cyane, urende uragerageza. Kiravuga ngo ikibazo cya 2 kiravuga ngo niki umuntu aguha ariko agasigara gifite? Niki umuntu aguha ariko agasigara gifite? Niki umuntu aguha cyangwa mu yandi magambo niki umuntu aguha akagisigarana? Igisubizo mu masegonda 10. Agerageza mu masegonda 10 ukareba ko usubiza iki kibazo. Niki umuntu aguha ariko kandi agasigara gifite? Ikintu umuntu ashobora kuguha agasigara, n'ikintu ngiye nshobora kuguhereza ngasigara nyifite none. Segonda ni 10. Gerageza gusubiza, hasigaye amasegonda 5. Ane. Ni nk'inama. Inama? Inama. Nkugiriye ko ne abantu bajya kurema inama. Oya, urugero nkugiriye inama. Inama ugira umuntu. Amashi menshi kuri Giovanni. Inama ni umuntu aguha, inama ni umuntu aguha ubundi agasigara akiyifite. Igisubizo ni cye rwose yagikoze. Ugiye gusigarana agapapuro kuko turi buze ko bara ibisubizo mwasubije. N'ubundi nkuko bisanzwe wongera ufata inoti yawe hariya 5. Giovanni. Congratulations. Reka dukomeze kuri Kambanda. Nawe wakongera ukagerageza amahirwe. Kambanda tinaka cyabanaka. Ati naka. Kambanda utomboye kangahe? Ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 watwereka ikibazo cya 8 twihuse. Ikibazo cya 8 ni igisakuzo. Yego. Ni igisakuzo kivuga ngo ndikira abantu bose bakoresha ariko iyo bagikoresheje kiba gitaho kuba kinini. Ndi ikintu abantu
bose bakoresha, ariko iyo gikoresheje kiba gito aho kuba kinini. Kambanda, igisubizo uragifite? Sake Kambanda. Ndi ikintu abantu benshi bakoresha, ariko uko bagikoresheje kikaba gito aho kuba kinini. Amasegonda ari 10 ku gisakuzo cyanjye, cyangwa ari kunanira ukimbi. Oya ntacyo ngufu. Ni ikintu abantu benshi bakoresha, ariko uko bagikoresheje kirushaho kuba gito aho kuba kinini. Isabune. Icyo igisubizo ni isabune. Kambanda, amashyi menshi kuri Kambanda yagikoze. Agapapuro yagiye ukagumana kabike, kuko turi buze kureba batsinze ibibazo byinshi. Ubundi amafaranga afatira inoti ya 5 hariya nk'uko bisanzwe. Rwose Kambanda, nawe urabona ko rero abadukurikiye, abatumirwa bacu barimo neza, bari kugenda baryana, babyita ngo isyata burenge. Ubungu bose baranganya, inoti ziri mu mufuka w'umwe n'iziri mu mufuka wundi birangana. Wowe wadukurikiye rero twari turi kumwe, wagesinga cyangwa niba wakurikiye, buri wese afite inoti zingahe mu mufuka we. Muri komanteri twandikire utubwire ngo bose bafite inoti izi n'izi. Ntawamenya, natwe dushobora kuvuga tuti wowe wadukurikiye nawe za noti zasigaye tubwire nimero. Ntawamenya, twandikire muri komanteri. Twakomeje umukino wacu rero. Umukino wacu uri kugenda ugera ku musozo. Dusigaranye udupapuro tubiri ahangaha, nubwo dusigaranye inoti nyinshi ahangaha. Tugiye kureba rero, turebe ngo ese ninde uzakijana. Giovanni, karibu. Giovanni ati nakangaka cyangwa naka. Akaba tomboye nimero ya 6. 6. Ndi ikigenda isi yose ariko gihora mu nguni. Ndi ikigenda isi yose ariko gihora mu nguni. Kabuse ntiyaba kashe. Ni kashe. Ni kashe. Amashyi menshi kuri Giovanni, igisubizo yagitsinze rwose ni kashe. Niyo igenda ahantu hose cyangwa iterwa ku mpapuro nyinshi bakazijyana hirya no hino, noneho ugasanga yahoze ahantu hamwe bayiteye. Nk'uko mubibona rero, umukino wacu urugana ku musozo, aho dusigaranye agapapuro kamwe konyine mu dupapuro 10 twari dufite. Kambanda niwe ugezweho, agiye gutombora aka gapapuro, atubwira ikibazo, ntagisubiza ubwo ngubwo match irabibaye anire. Nka kwa kundi bavuga muri vore ngo match bayanire, ariko nagiswata amahirwe menshi arabari kuri Giovanni. Nkuko bavuga ngo muri basket bakavuga ngo bar, yabari bare abavuga ngo asigaye igitego kimwe kandi ngo icyanyuma kijyanamo. Reka dukurikire turebe ese Kambanda aranira umukino, ese igiye kuba bare. Duhe twese amaso yacu tugiye kuyahanga kuri Kambanda, niwe ugiye guca uru rubanza. Kambanda, karibu. Ikibazo ni cya kangahe rero? Icya 3. Ikibazo ni cya 3. Ikibazo cya 3 rero kigiye guca urubanza. Ikibazo cya 3 turasaba Kambanda gutega amatwi neza, n'abadukurikiye namwe mutega amatwi neza mwumve ko iki kibazo namwe mwakibasha. Kambanda, uhawe amafaranga 1000 kubw'amahirwe. No mu mukino nguyu uraje utomboye andi mafaranga 1000. Ubuza andi mafaranga 500. Ubwo urabona ufite amafaranga ngahe? Amasegonda ni 10, ugasubiza iki kibazo, ubundi match ikabanire cyangwa se ikaba bare. Nkuko mwabibonye, Kambanda niwe ugiye guca urubanza, agiye kudusubiza kuri iki kibazo. Afite amasegonda 10 yo gusubiza iki kibazo. Kambanda, amasegonda ni 10. Asigaye 8. 7. 6. Yaba afite amafaranga 5. Yaba afite amafaranga ngahe? Icya 5. Amashyi menshi kuri Kambanda, yagisubije rwose, arasigarana amafaranga icya 5. Agapapuro akabika, ubundi afata amafaranga hano nkuko umukino umeze. Nkuko mubibona rero, udupapuro turashize, kandi niba mwakurikiye amafaranga barayanganya, ibisubizo basubije barabinganya. None ubu ngubu turabigenza dute? Dufatanyije nawe watugira inama ngo bigenze gutya. Uti Newsman, ari nge urubanza narucuka nguko, ariko uko tugiye gucura urubanza tugiye gusubizamo bya bibazo twakuyemo bimwe tutasubije. Muribuka ko twasubije ikibazo kimwe cya 5, tugiye kugikuramo, ubundi dusubize dore iki nicyo kibazo cya 5, tugiye kugikuramo, noneho tubahe
andi mahirwe cyangwa se ubu match yabaye anire, tugiye kureba uri butsinde. Tugiye gusubizaho udupapuro tubiri, buri wese agiye gufata agapapuro kamwe, noneho tumubaze ikibazo kijyanye n'agapapuro afite, ubundi turebe ngo iki gikosi, iki gikombe nindura kijana. Tomboye nimero 7. Nimero ya 7, icyo kibazo cyari cyatomboye n'ubundi, ariko akenshi cyatomborwaga na Kambanda, ibintu birikoze, agiye gusubiza cya kibazo Kambanda atasubije. Ikibazo cya 7 kiravuga ngo umuntu afite imyaka 30 ariko yizihije isabukuru y'amavuko inshuro 7 gusa. Ibyo bintu bishoboka biti? Ibyo bintu bishoboka bite Giovanni? Amasegonda ni 10. So yabe. Ibyo bintu bishoboka biti? Yizihije ashobora kuba yaragiye yizihiza buri sabukuru mu myaka 5. Yego, yagiye yizihiza isabukuru mu myaka 5. Imyaka 2 isigaye bigenda ahereye afite imyaka, ubwo niba ari imyaka 30 yizihije isabukuru y'amavuko imyaka 7 gusa. Ibyo bintu bishoboka bite? Amasegonda 3 mu myaka buri myaka 5 yizihizaga isabukuru uhereye ku myaka 5. Igisubizo ntabwo ari cyo. Igisubizo ntabwo ari cyo. Turaza tugisubize, byari ibindi twakwemo byose tubisubize kugira ngo nawe icyo watekerezaga urebe ko ari cyo. Twaha Kambanda umwanya nawe agasubiza ikibazo cye, ariko abanza tubwire ngo yatomboye nimero kangahe? Nimero 9. Batomboye nimero 9. Nimero 9, ikibazo kirabaza ngo iyo ngiye imbere hari igisigara inyuma, iyo ngiye inyuma hari igisigara imbere. Icyo kintu ni iki? Iki ni igisakuzo. Reka tukibaze mu buryo bwo gusakuza n'ubundi. Kambanda, sakwe. Soma. Iyo ngiye imbere hari igisigara inyuma, iyo ngiye inyuma hari igisigara imbere. Icyo kintu ni iki? Kirengera. Oya, urugi. Amashyi menshi kuri Kambanda, igisubizo yakikoze rwose, igisakuzo yakishe ni urugi. Arakoze cyane, nkuko bimeze koko. Ugiye kugumana agapapuro kawe, noneho ufate n'amafaranga yawe 5,000 ahuye n'ikibazo wasubije. Nkuko mubibona rero, umukino ugeze ku musozo. Tugiye kureba umuntu watsindiye igihembo nyamukuru giteganijwe ahangaha. Tubara udupapuro twagize dute, twatombowe na buri wese, tureba ufite twinshi niwe wasubije ibibazo byinshi. Nkuko mubibona abadukurikiye, umukino wacu ugeze ku iherezo, ugeze ku musozo. Akazi nari mfite ahangaha nka Newsman kwari kubaza ibibazo bagasubiza, none umukino wacu urarangiye. Reka noneho umwanya usigaye tugiye kuwuharira umunyamakuru wa Home News TV, aze acurubanza, aze atangiye igihembo nyamukuru. Karibu rero namwe mukurikire uko igihembo nyamukuru kigiye gutangwa. Ngiye yari Newsman, ciao naho gutaha muri The Question gutaha. Asigaye ni umunyamakuru Professor. Yego. Rero ko ugenda. Yego. Nubwo wari watubwiye kare umbwira yuko ibibazo bitari biri tafu. Ibibazo biri tafu. Bazaga niyumvira. Ibibazo bya biri tafu. Ariko batsinze n'uwatsinze yabonetse. Yego. Ibibazo mwese nizere ko byabanyuze kandi mwakoze. Twirusha muri The Question yacu, ikiganiro cyacu kirarangiye cya The Question Challenge. Nayibonye ko yari imeze, nkabashishikariza abantu bose bamwe murayireba ukaba wifuza kuyitabira. Wowe ujye ku mbuga zacu, platform yacu ya YouTube channel, uri murarebera na video, utwandikire uduhishyemo na nimero zawe, twashaka twavuga nimba ushaka kuba wakitabira ino challenge nawe ukabasha kuba wayitabira. Ibihembo bibare ni ibingibi, uko iminsi izagenda iza muzagenda mwese abaza ibihembo bigenda bihinduka bitewe nuko abantu bitabiriye. Twihuse rero, uwatsinze ni Kambanda Zita Evelyn. Giovanni nawe yatsinze, gusa nyine n'ubundi nuza mu rubanzi n'abanyeshuri bari kwiga bagomba kuboneka wa mbere n'uwa kabiri. Giovanni nawe yabaye wa kabiri, yabikoze neza yatsinze, ariko nyine uwa mbere ni Kambanda Teta. Yatsindiye amafaranga, hari n'igihembo gusa nyamukuru.
gusa Kambanda yari yatubwiye yuko afite, twavuze yuko dutangira ikiganiro dutanga igihembo dushingiye ku cyo umuntu yifuza nyine kuzaba yazakora. We Kambanda yatubwiye ko we na Giovanni baba bafite nyine n'ubundi intumbero zabo zaganishaga ku bintu by'ubunyamakuru. Impano rero twari tumufitiye. Kambanda, watubwiye ko wifuza recorder. Noneho twebwe twakuha, tugiye kwihera icyo bita microphone apana recorder irenze. Urabyumva ute? Birandenze pe. Irakurenze cyane. Kambanda, twese rero n'ibyishimo byinshi, reka nkuhereze microphone yawe uzajya ukurya uzayikoresha umwuga wawe ukiteza imbere. Microphone nshyashya iri muri box, ifunguro irebe neza kabisa. Akira ikate. Inshyashya ni yose ni yawe ku buryo uzakora umwuga w'itangazamakuru wawe ukora ama podcast umeze neza kabisa nta kibazo. Birandenze kabisa. Urumva bya bintu navugaga bya opportunity ubona ko itangiye kuboneka. Ibintu birashimishije cyane. Uriyumvute kuba wawe microphone, wasabye recorder ariko wawe microphone uriyumvute? Ni ibintu bikomeye cyane buriya. Ni ikintu nyine urumva nasabaga igitoya, urumva mu bitekerezo byanjye hari igito, none mbonye ikirushaho kuba kinini. Urumva ubwo n'ibitekerezo birakomeza birushaho kuba binini birusha bya bindi nari mfite. Ukuri murakoze cyane. Ahangaha rero muri The Question yacu kuri Home News TV tukaba dusaba nose mureba kino kiganiro kuba mwaza mugakanda subscribe mukatureba. Tubafite ibiganiro byinshi burute iby'ibi ngibi byo mubonye n'ibikeya. Ciao ciao.